y'icyumba cya nyiri urugo niyo ikunda kuza ikadonda ibiri gutongera ibyo itongera. Izindi nyoni ntacyo zitwaye, ariko iyo nyoni mumenye ngo niyo abarozi bakoresha iyo iri kudonda ari byo uri gutongera ku rugo rwawe. Mumenye ngo amabanga y'abarozi yamenyekanye. Ayo mabanga rero ni ayahe? Kenshi iyo ufashe umunyu uyu nguyu dutekesha ukawuvanga mu mazi hamwe nawo muyidufurisha, iyo unazeho iminota 2 yonyine ziba zagiye. Ufashe umunyu usanzwe na omo iyidufurisha ukavanga mu mazi ukazinyuzaho za ntozi ziri, iminota 2 ziba zigiye. Nizitagenda uzamenye ngo ntago ari amarozi. Ibanga rya mbere abarozi bakoresha nicyo bita amapusi cyangwa se ipusi. Yes, reka nongere kuba ikaze mwese abakurikiye Muganga Clement. Ase ni mwarimu mukumbuyera. Turagusuje cyane mu izina rya Yesu. Nanjye ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana iduhana umugisha. Kandi dukomeze mu biganza byayo. Amen, amen. Amen. Turakwakiriye rero, hari byinshi twagiye tuganira, abantu benshi bagiye batwandikira batubwira bati rwose iyi cano yaziye igihe bitewe n'ukuntu mutanga ibintu bikomeye kandi bikenewe mu buzima bwa buri munsi. Uyu munsi rero byanze bikunze n'ubundi hari indi mpamba utuzaniye. Ya ntago nifuza kwizimba mu magambo, gusa reka mbwira umuntu utarakora subscribe ahita bikora, anakande like kandi naduhaye comment nazo zaba nziza, kuko comment zabo rwose twabonye ari comment ziri positive bavuga ngo bino bintu ni byiza dukomerezaho. Rero nkuko babitubwiye noneho reka tukwemerere utangire ubagezeho impamba wabazaniye uyu munsi. Karibu umukozi w'Imana. Murakoze cyane, mbanje gushimira abakurikira Muganga Clement ibiganiro agenda baha, kandi ndabashima cyane ko mubikurikirana rwose kandi mugatanga like, comment na share na subscribe muzongere kugira ngo ibiganiro bishe gukurikirwa n'abantu benshi kandi bibagirira akamaro. Ikiganiro twateguye uyu munsi ni ikiganiro kijyanye n'amabanga y'abarozi, tumaze kuyavumbura. Bamenyekanye, nanjye ndaje nicare ntumve nega amatwi rwose. Kubavumbura gusa nibabwira amabanga ntimumbaze umuti tuvuze bahita bawica. Zatuvuga mu ibanga. Yego. Ariko nuwabishaka yahita guhamagara akakubaza da, ubundi wabanje ukanabaha nimero, n'ubundi ko nta kibazo. Imbere yanjye nduva benshi bamaze kuyimenya, ariko batayizi ni 0782 23 12 87. Ntago ibingibi ari ukwiyamamaza cyangwa se kwamamaza, ahubwo no kugira ngo wowe ubwawe ikibazo ufite mu rugo rwawe, ikibazo ufite ku mubiri wawe, ikibazo ufite mu muryango wawe, umenye ngo amabanga y'abarozi yamenyekanye. Ayo mabanga rero ni ayahe? Ibanga rya mbere abarozi bakoresha nicyo bita amapusi cyangwa se ipusi. Irindi banga rya kabiri, hari ukuntu uburyamye rwose ku mugoroba cyangwa se ninjoro umaze kuryama wari unaniwe ugiye kuruka, aho kugira ngo ubone ibitotsi ukuva hejuru y'inzu ku mabati meze nk'amabuye cyangwa imicanga birimo biravuga nkaho babinazeho. Ibyo bintu bizengereje abantu benshi cyane, ntibaramenya ko ari ibanga ry'abarozi bakoresha. Icyo gihe byagenze gutyo nta gusinzira, umwana arararira, umugabo n'umugore bakarara batongana, ukaribwa amaguru, ukaribwa umugongo, ukaribwa umutwe, icyo kikakurenga. Byose se bitewe na bya bintu bajugunye hejuru. Bitewe n'ibyo bintu, bitewe n'ayo mapusi. Iyo pusi uzayibona ikunda kuza saa 12 za nimugoroba, saa moya, saa 12 za mu gitondo, saa moya za mu gitondo, kugira ngo mukubitane amaso. Mudakubitanye amaso nta kigutwara. Ayo n'amabanga y'abarozi. None se ubwo bivuze ngo ije ikanyura nko hejuru y'ibati, utayibonye n'amaso nta kibazo byagutera? Hejuru y'ibati ni ikibazo. Kireka itambutse ku rugo ntuyibone, ikabonwa wenda n'abandi, nta kibazo biguteye. Ariko nayo kugira ngo uyibone, ibonye utayibonye iranyahuza nyine gasakuza kugira ngo yumve ujye kuyireba. Ibyo nibyo banga abarozi bakoresha. Irindi banga aho zika ko kantu nkumvise nuko ngo iyo uje ukumva kirimo kirura nk'inzu kiurira kivuga kiba kigira ngo ugende ukirebe. Ugende ukirebe. Mara gukubitana amaso, ubwo nyine ibyo bakoze nyine ubwo nawe urabyumva. Nzongere nyihururire. Gira ngo irindi banga twavuze ibanga iryo ni rya kabiri. Irindi banga usanga hari intozi zidasobanutse, kandi intozi zazengurutse inzu yawe, kandi ni mu mpeshyi. Kabone intozi zazengurutse inzu yawe zahambye kuba zarahunze izuba, cyangwa kabone zuzuye mu nzu indani. Mwese nabwo biba ari uburozi. Ni uburozi cyane. Nizo bakoresha.
wenda ibanga ryazo ryo ndarivuga yo kugira ngo rizirukane ntago nari ibanga rikomeye cyane ku buryo umurozi yakuva ko byacitse. Akenshi iyo ufashe umunyu w'ingu dutekesha ukawuvanga mu mazi hamwe na wo muyidufurisha, iyo unazeho iminota 2 yonyine ziba zagiye. Ufashe umunyu usanzwe na womo iyidufurisha ukavanga mu mazi ukazinyuzaho za ntozi ziri, iminota 2 ziba zigiye. Nizitagenda uzamenye ngo ntago ari amarozi bakoresheje, ntago ari bitongerano, ariko niziba zagiye uzamenye ngo umurozi yaragufite. None se ubikoza atari zarozwe rwo ntago zagenda? Ntago zigenda. Iyo ni ibanga rya 3. Ibanga rya 4 uzajya kubona ubone wawe inyoni bita umununi. Umununi kakanyoni gato kagira umunwa muremure. Kaze kadonde mu kirahure cyane cyane aho umutware urwa akunda kwicara kuri saro, niho kaba karinganiye naho, cyangwa kwidirishya ry'icyumba cya nyirurugo nikunda kuzikadonda ibiri gutongera ibyitongera. Izindi nyoni ntacyo zitwaye, ariko iyo nyoni mumenye ngo ni y'abarozi bakoresha iri kudonda ari byo uri gutongera mu rugo rwawe. Ibyo ni ibanga rya 4. Ibanga rya 5 twaje gusanga urugo rufite ibyo bintu byose twavuze, amapusizo byo wumva hejuru y'inzu, rutandukana no kugira ikintu bita imbeba nyinshi. Imbeba nyinshi ugatega reka da, ukazica reka da, habonetse imiti y'iciki abadayimoni. Iryo ni ibanga rya 5. Ibanga rya 6 uzasanga kenshi ku marembo yawe hazengurutswe n'ubushishi, cyane cyane ku marembo aho ukunda kwinjirira ujya mu rugo iwawe. Rubanga iryo banga, ayo mabanga rero abarozi niyo bakoresha, abantu bakarwara, ukarwara mu nda, ukarwara umutwe, ukarwara umugongo, ukarwara amaso, ugahora kwa muganga ubudakira, ugashiduka umuntu aguciye mu myanya y'intoki. Ayo mabanga rero twamaze kuyavumbura. Umuntu uzi ko ufite ibyo bimenyetso ujya wumva iwawe, gerageza ushake buryo ki watugana tugufashe, kuko imiti ntabwo twayivuga, ni amabanga nyine murumva ko ari indwara zikomeye abarozi bakoresha. Kwako n'abari ibanga rero bakoresha, nayo dufite ibanga dukoresha kugira ngo duhagarike ibyo bintu byose, ariko dufashijwe n'iki? N'Imana Data wa twese. Ntabwo twebwe ubwacu dufite imbaraga cyangwa ubushobozi bwo guhangana n'imyuka mibi n'abadayimoni, uretse Imana ikorera muri twebwe. Wowe rero wumva iki kiganiro ukaba wumvise ibyo bimenyetso byose, umbabarire ikiganiro cyumve neza, umbabarire ukurikirana urugo rwawe, umuryango wawe, ubundi ibyo bintu nimara gukurwaho amahoro azisuka mu rugo rwawe, amahoro azasakara, wumirwe uvuga ati mu ijoro Imana itabara. Murakoze cyane rero, Imana ibaho umugisha. Ariko ndagira ngo wongere wibutse abantu nimero yawe. Nomero ndayibibutsa ko cyane cyane mujye mudukorera share, comment, like na subscribe muzongere kugira ngo abantu benshi bamenye amabanga umwanzi atanakoresha. Nimero yanjye ni 0788 23 12 mugerageze rwose turwanye umwanzi nawe azaduhunga, niko ijambo ry'Imana ritubwira, kandi ngo abishyize hamwe nta kibananira. Kandi murabizi ko mu bihe by'imperuka twabwiye ko hazaba ibihe bikomeye cyane biruhije, hazaba intambara, inzangano ziri gukoreshwa cyane cyane muri aya marozi ateye ubwoba, muri aya marozi yihishe, muri aya marozi adafite ubusobanuro. Ndumva twasoreza aha ngaha. Abakurikirana iki kiganiro mugerageze mugikurikira neza, kandi muhanahana amakuru kugira ngo turwane intambara, tuyirwane twivuye inyuma. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane namwe, Imana ibahe umugisha. Mukore like, subscribe, share na comment, ni ingenzi cyane. Turabakunda kandi tubifuriza ibyiza.